aze mu rusengero abone imico n'ingeso bihari bazajya bapfa bakivuka. Hari abantu bapfuye bakivuka ngo none uzabambwirire ngo nabo nibyariye nkizanira ngo bananiwe kubarera. Umuntu utabyara kananirwa no kurera batabyaye ni mubyeyi iki? Hanyuma iyo bubatse abantu bakomeza gutera imbere mu buryo bw'umwuka. Yego wahumuriza umuntu mu kigeragezo kabukubisemo itafari, Imana itukomeje kunyubakira sha. Haleluya, haleluya, haleluya. Nshuti bakunzi ba M.Charlene official, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo aho muri hirya no hino hatandukanye mu mpande zose z'isi. Tubahaye ikaze mu kiganiro. Uyu munsi tugiye kuganira kuri topic ivuga ngo uruhare rw'umukristo cyangwa se rw'abakristo mu gusenya itorero. M.Charlene, tuguhaye ikaze unasuhuza abakunzi bawe bari hirya no hino ku isi ndetse unasenga Imana twinjira muri topic. Urakoze cyane kunyakira, nawe Imana iguha umugisha. Dukomeje gusuhuza inshuti zacu ziri hirya no hino. Turabashuhuje mwebwe kandi mukomeje gukora subscribe kuri YouTube channel M.Charlene official. Turabashuhuje, komenti zanyu ndazisoma. Hari nabambwiye ngo ngerageza kubereka ko nazisomye, niho hantu nduhukira kuko hariya niho nganirira n'abadashobora kumpamagara, ntago nabura kuhasoma kandi mwabibonye ko natangiye no kubasubiza. Hanyuma rero ndabashuhuje kandi ndabishimiye. Ndasuhuza bari muri iki gihugu cy'u Rwanda mu ntara nyinshi zitandukanye, aho mugenda munkurikiranira, ndabizi ko munkurikirana muri benshi. Ndabashuhuje namwe abo mu bihugu by'abaturanyi n'ahandi mu bihugu by'ababanyi nyine. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Turasuhuza abantu bari mu bihugu bitandukanye bya Afrika. Turasuhuza inshuti zacu abari muri Amerika ya ruguru n'iyepfo. Turasuhuza abari muri Australia n'abari muri Europe. N'ubundi kandi dukomeje kubasuhuza namwe mufite akazi gakomeye ko gucunga umutekano. Bari gucunga umutekano, abapolisi, abasirikare, abarimu, abaganga n'abantu rero namwe mugenda mudukurikiranye kandi turabubaha cyane. Mwubahwe mu kazi kanyu kuko muri abantu badufatiye runini. Amaboko y'Imana yacu akomeza barwanirire. Mureke rero dusenge kugira ngo dukomeze twumve iyi message. Imana y'amahoro ikomeze kubaha umugisha. Mana, turagushimye ko wongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo dukomeze twamamaze ubutumwa bwawe. Ndakwinginze kugira ngo imbaraga zawe zigaragarire muri njyewe kandi ubushobozi bwawe bugaragarire muri njyewe ndasama kuko ari byo nshoboye, ahubwo uvugire muri njye. Nanjye ndakwinginze ngo urangurure muri njye maze wiyamamaze unyuze muri njye, izina ryawe rigere kure ku bwanjye kandi ubushobozi bwawe abantu bakomeze bubagereho ku bwanjye. Nemeye kukubera igikoresho kugira ngo nkoreshe iby'ubutwari, abantu bahembuke kubw'iyi message, bagira aho bava kandi naho bajya. Tubera umuterankunga rero ukomeye kandi ukomeze kwesha icyubahiro kuri twe. Ndagushimye ko ugiye kudufasha twebwe n'abadukurikiranye, twaguke kandi duhembuke mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen, amen. Murakoze cyane. Hanyuma rero tugiye kuganira ku ruhare rw'abakristo mu gusenya itorero. Iyo turebye muri Bibiliya tubona ko itorero ni abakristo nyine. Itorero si inzu, saho babarizwa, si insengero babamo, ahubwo n'umubiri wa Kristo, naho abizera ba Kristo bahurira muri icyo kirere cy'umwuka bubwabaho iteraniro ryabo. Iryo ni ryo torero. Hanyuma rero M.Charlene, muri iyi minsi cyangwa se mu bihe byashize hari igihe ujya kubona ukabona itorero mu by'ukuri abakaryubatse nibo barisenya. Uruhare rw'umukristo mu gusenya itorero ni uruhe? Okay. Mbere yuko wenda nsobanura kuri iri jambo kandi isanganyamatsiko iyi titre imeze ukuri nziza, Imana iguha umugisha cyane umbajijeho. Ariko ndifuza ko dukoresha ijambo ry'Imana kugira ngo twumve ko icyo Bibiliya bivugaho. Turareba mu Befeso mu bice byaho 4 umurongo wa 25 dusomere, hanyuma tubone gusobanura iri jambo, iyi nsanganyamatsiko ivuga ngo uruhare rw'umukristo mu gusenya itorero. Urakoze. Igitabo cy'Abefeso ibice 4 umurongo wa 25.
Pawulo yandikira ababefeso mu bice 4 murongo 25 yarababwiye ngo nuko mwiyambura ibinyoma yego umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we subira inyuma ho gatoya nuko mwiyambura ibinyoma umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we kuko turi ingingo za bagenzi bacu nimurakara ntimugakora icyaha izuba ntirikarenge mukirakaye kandi ntimubererekere satani ndumva wagezaho Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Umbajije ikibazo cyiza abantu benshi birirwa bavuga ngo satani yishe itorero, bafite ukuntu babivuga, yishe itorero ariko umbajije ijambo ryiza. Tugiye kuganira ku ruhare rw'umukristo mu gusenya itorero, ndetse wenda tuzanaganira n'uruhare rw'umukristo mu kubaka itorero, kimwe nuko twigeze tuganira ngo uruhare rw'umukristo mu kubaka igihugu. Yego. Imana rero niguha umugisha cyane. Abakristo nibo bagira uruhare mu gusenya itorero. Burya ntihazagire n'uwo shitani babeshyera niwe ubakoreramo. Hari abamutiza amaguru akabagenderamo bakarisenya, hari abamutiza amaboko agakoresha amaboko yabo akarisenya, hari abamutiza umunwa agakoresha iminwa yabo akarisenya, hari abamutiza ikaramu. Hari igihe mumutiza ikaramu n'intoki zanyu rwose akandika mukarihirika. Hari abatiza. Shitani afite ibikoresho byinshi atiza abakristo bakisenyera itorero. Bishatse kuvuga ngo umuntu wese usanga atazi uruhare rwe mu gusenya itorero, kandi murahari benshi mwarisenye. Turashaka kubabwira uburyo mwarisenyemo kugira ngo uharanire kubaka ibyo wagize gute, ibyo washenye, kuko buri wese afite ahantu yagiye asenyera itorero. Abakristo rero nibo baryisenyera. Ubundi se itorero kwanza ni iki? Mbere yuko tuvuga itorero, reka tubanze tumenye ngo itorero ni iki. Itorero se ni intebe mwicaraho? Itorero se ni bya byuma, ni za nkingi z'urusengero? Itorero se ni za mikrofone cyangwa ya masente na bya bibafure mwacometse? Itorero ni wowe, itorero ni njyewe. Gusenya itorero ni gute? Iyo ushenye mugenzi wawe uba ushenye itorero. Kubaka itorero ni gute? Iyo wubatse mugenzi wawe uba wubatse itorero. Unyumve neza. Abakristo bafite ibintu byinshi bakora kugira ngo itorero risenyuke. Iyo ushenye mugenzi wawe uba ushenye itorero. Iyo weze imbuto mbi hanze uba ushenye itorero. Iyo ukoze imirimo mibi mu batizera uba urishenye. Kandi iyo ugaragaye nabi mu banyamahanga uba urishenye. Abantu barisenyesha ibikorwa byabo, barisenyesha imbuto zabo, barisenyesha imigenzereze yabo, munarisenyesha ibyo mugirira abapagani batari bamo. Iyo rero ushenye mugenzi wawe uba ushenye itorero, kandi no mu banyamahanga bigaragara nabi. Urugero nshaka kubaha, ureka wenda mvuge nko ku bagabo b'abasambanyi baba mu itorero. Ndabizi ko muhari, kandi nubwo mutari ntago muri mwese, ariko abenshi murahari. Ibyo mvuga murabyumva. Nimba umugabo yifashe akajya gutereta umugore w'umunyamahanga, wenda reka mvuge w'umupagani, ibyo mu rusengero reko tubireke, akajya gutereta umugore w'umunyamahanga akamusambanya, hanyuma yamusambanya akamutera inda, yamutera inda akajya kuyimukuriramo, icyo gihe uba ushenye itorero, urisenyesheje imirimo yawe mibi. Kubera iki? Wa mugore mwahuye wari kubaka itorero, igihe wari gombaga kumuhakanira, ukamwereka Imana wamenye, na ya Mana wamenye ikamukururira kugira ngo nawe agira ate ayimenye. Dufite abakirisitu benshi mwagiye muguza amadeni, muragenda muguza abapagani, cyangwa muguza bene wanyu musengana. Uramwambuye ukomeze kuvimvira muri icyo kimodoka,
uramwambuye ukomeje kuzamura amazu imiturirwa, uramwambuye akomeje kubona utera imbere kandi waramwambuye. Icyo gihe uramushenye, ushenye n'itorero. Itorero bafite uburyo bwinshi barisenyamo. Hari igihe najyaga ngenda nko muri kwasiteri ukabona abaririmbyi bavuye mu makorari uhita ubumva ko ari bo, ukumva wumvise ibintu perezida tubwira, ariko se we wumvise ari amatangazo ya pasiteri, se buriya yatubwiraga n'ibiki? Ugasanga bari gusenya itorero, bicaye mu banyamahanga, bicaye mu badakijijwe muri kwasiteri, ari kuvuga nabi pasiteri we, ari kuvuga nabi uwo umuntu basengana, ari kuvuga nabi, ari gusohora amabanga y'ibyabereye mu nama, arasohora amabanga y'ibyabereye mu nama nyobozi, arabisohoye. Yego, ari kugaragaza intege nke za pasiteri, arimo kubivuga ku karubanda, akanamuvuga no mu izina. Ibyo nabyo bikaba ari ugusenya itorero. Ariko uburyo abantu basenya itorero bikabije ni uburyo bajya gukorera ibyaha hanze. Buryo iyo mugiye mu bubari, ukajya mu kabari k'umupagani rwimbi utanywa, ukagenda uti mu ncungire, mubanze mu ncungire, ntumenye ko n'aba basinzi bafite ububari nabo baza mu nsengero burya baranakuzi. Abashenye itorero arisenyesheje iki? Ashenyesheje imirimo ye mibi. Wumva ngo nabambuzi, ugasanga no ku mabanke babamanutsemo babihemu. Ariko burya bariya bo ntago nshobora kubita babihemu bose, kuko hari igihe rwose ashobora kwaka banke bikanga atabuze ubunyangamugayo. Ugasanga umuntu aricaye ati wa mugore yantwariye umugabo, kandi ugasanga ni umugore wo mu rusengero ararihiritse. Burya iyo utwaye umugabo w'abandi uba ukuyeho itafari, iyo utwaye umugore wa mugenzi wawe uba ukuyeho itafari, iyo umubwiye ngo genda uyikuremo inda warayimuteye uba ukuyeho amabati. Urumva rero bararisakambuye, barisakambura kubera amanyanga n'amakosa yabo. Rero abakirisitu bafite uruhare, ni nabo ahubwo barufite, kuko nta munyamahanga wasenya itorero kandi atari bamo. Ni abakristo bafite uruhare runini mu kurisenya. Aba bakristo usanga wenda tuvuze bo hasi, ese babandi wenda bafite inshingano zo mu itorero, yego, bo ntibashobora kugira nabo uruhare cyane wenda kurenza abo hasi? Abafite uruhare abafite inshingano mu itorero bo bararisenya, bagasakamburaho amabati, bakarimbura n'amakaro, bakarimbura n'amasima, bagatwika n'intebe. Bariya bo nibo babikurusha abandi, kubera yuko iyo ufite umuyobozi, iyo umuntu ari umuyobozi, nimba uri umuyobozi w'umudiyakoni, nimba uri umuyobozi w'abaririmbyi, nimba uri umuyobozi, uri umupasiteri ufite inshingano runaka yo kuyobora, ubundi umuntu w'umuyobozi, umuntu ayobora abandi kuko afite icyo abarusha. Umuntu udafite icyo akurusha ntiyakuyobora. Mu ijambo oya, si mu ijambo ry'Imana gusa, oya, nta oya, ni mu ijambo. Mu buryo bwo mu itorero, iyo witwa umuyobozi uba ugomba kuba umupasiteri, ugomba kuba gukizwa ukarenga urwego rw'abo uyoboyemo, sibyo? Mu nzego zose, abantu bose uyoboye uba ugomba gukizwa kubarusha, ukaba icyitegererezo nk'uko Pawulo agenda abivuga. Ukaba icyitegererezo. Nimba utanze itangazo ngo haraba amateraniro, azatangira saa 3, hita uhagera saa 2, cyangwa uhagere saa 1:15, umukristo wa mbere uri bwinjire muri iryo teraniro ahagusange, mubera urugero. Hanyuma rero kuza kuvuga ngo dore murakerererwa, ngo muba mwatinze, wowe se ntiwatinze? Aje gutanga amatangazo, akaza aje gutanga amatangazo ngo bandi bakerewe, wavuga ko bakerewe, kandi mu bakererewe nawe ageze ate? Kandi burya umuyobozi aratuyobora, ariko imbere y'Imana twese turabakirisitu. Ako kantu gasubiremo neza. Umuyobozi aratuyobora, akitwa pasiteri cyangwa bishop, ya matitire yabo, ariko imbere y'Imana twese ni ko tubona. Iyo umukristo yakererewe na pasiteri agakererwa, bose bifata
ibafata kimwe uri kumva noneho umuyobozi akicara ati muzana icya 10 cyuzuye ujye ubanza urebe ko nawe icyawe cyuzuye yego hanyuma bajye kubara amaturo bajye babaramo n'ayawe noneho abo bameze nk'abadiyakoni reka rero gusetse ibi rero mvuga ni ibintu navuze inshuro nyinshi mu biteranano atandukanye ngo ko amaturo yabaye make yashyizemo wangana rimwe nigeze njya hano ku mudugudu Imana imbwira amagambo akomeye ugasanga abadiyakoni bari kubara babaze noneho pasiteri ko mbora icya 10 cyabuze ari kubwira pasiteri ngo icya 10 cyabuze kandi n'icye ntikirimo uri kumva icya 10 cyabuze mu bantu batumye kibura nawe ugize ute urimo nimba rero uri kubarira umukirisitu ngo ntibatanga icya 10 pasite ujye ubanza wisake nawe urebe ko icyo utanga cyuzuye yego muri make iyo umuyobozi yitwaye nabi abo ayoboye bo baba babikurushaho ikindi nimba ko kuri umuyobozi bakakumva mu kabari nimba unywa igazi yimwe abo uyobowe ye bazanywa 5 nimba koko uri umuyobozi ukabaho utiyiriza ubusa hari ibintu nabonye byari byarateye ugasanga ngo bapanza yitatu yego ariko ugasanga abakristo banambanye n'umukeka basenze ariko wakata hirya kuko ngewe naragiye inshuro nyinshi nagiye ahantu henshi hatandukanye ugasanga mu gitondo akubise icyayi n'umugati saa 6 akubise ibyo kurya ninjoro amateraniro arangiye arakubise abakirisitu bakajyaho bakanamba nkibaza rero nimba amasengesho agenewe abakristo gusa ariko gasanga agenewe abantu bose niyo mpamvu rero gusenyuka kw'abakristo bashobora gusenyuka biturutse ku baki bashobora gusenyuka biturutse ku bayobozi babo kandi umukirisitu wasenyukiye ku muyobozi burya ijambo wabwirwa na mugenzi wawe w'umukristo rishobora koroha ariko iryo ubwiwe n'umuyobozi reka badanje burya umuyobozi ashobora kukureba nabi byonyine ugahita wumva itorero warivamo ariko umukristo yagutuka ukamwihanganira ikigeragezo rero waterwa n'umuyobozi si nk'icyo waterwa n'umuntu usanzwe turacyari mu kiganiro uruhare rw'umukristo mu gusenya itorero mu gusenya uyu mubiri wa Kristo mama M.Charlene wari umaze kutubwira cyane hanze y'itorero wa mukristo uburyo ageze muri kwasiteri mu mabisi muri za twegerane mukaza hakorera aho yasohokeye agatangira kuvuga ibyaha n'intege nke zabo basengana kandi abo ngabo rimwe na rimwe nabo ukeneye kubareshya kugira ngo musengane baze binjire mu mubiri wa Kristo binjire mu itorero reka wenda nanone twongere duse nkaho twimbika cyane hagati ubwacu noneho mu itorero muri ba bakristo bashyashya bari abakristo twavuga bakishijwe vuba ese bariya ntibahita batangira noneho kutwota bakumva ko ntaho baje iyo batangiye guhita babona twiyambuye ubusa aho ngaho reka rero nkubwire bakumva nimba ari umukristo uje muri korari ni umwana mushya ni umuririmbyi mushya bakiriye agahita arara iryo joro amenya ibibazo biri muri korari birababaje cyane ahubwo abana banapfa bakivuka bapfira mu matako bagapfa bakambakamba cyangwa abandi bagapfa barimo baragenda abantu bibombarike cyane mu murimo w'Imana abantu bafite reka nkubwire ubutumwa Imana yigeze impa bukomeye rimwe Imana yarambwiye ngo ujye umbwiririza izo ntumva intumva niko yambwiye ngo bananiwe kubyara sibyo bananiwe kubyara nta jambo ribyara bagira nta buhamya bubyara bagira nta butumwa bubyara bagira ngo none uzabambwirire ngo nabo nibyariye nkizanira ngo bananiwe kubarera umuntu utabyara akananirwa no kurera batabyaye ni mubyeyi iki yari ishatse kusobanurira iki nimba abantu ari abapagani bo mu rusengero gukizwa bikaba byarabananiye imbuto zabo zikaba zidakurura abantu ngo bihane n'abantu Imana igenda yihamagarira mu mbaraga
imbaraga zayinyuze hirya no hino yizaniye bananiwe kubarera. Burya ushobora kutazahemberwa kutabyaye, ariko noneho ukazahemberwa ko wareza butabyaye. Imana ikazakwita umubyeyi nubwo aburera batavuye mu nda yawe, nubwo utari umuvugabutumwa nka mama M.Charlene ngo babatizwe, ariko ababatijwe ugomba kubacungira umutekano, ukabarera, ukarerera Imana. Kuko nk'ubu iri vugabutumwa dukora n'uburyo tugenda dufashamo abantu gukizwa, turi kurerera Imana. Buriya ni nayo mpamvu nyine ngize ikibazo umwana wanjye akagira icyaba nabwira Imana nti narakurereye nanjye nderera, kandi uko niko kuri. Burya ni naryo jambo nagiye ndereresha abana banjye, kandi niryo nzakomeza ndereresha abana banjye, kuko ngiye kurera abana banjye nabarera nkabageza mu cya kabiri, ariko Imana yizabarera bageze mu bushorishori. Ni ukuvuga ko wa muntu wise umwana we ati harera Imana ntabwo yibeshye. Ariko umuntu wahakana kwitarera nawe yaba afite andi mashami amushamikiyeho, njye ntayo mfite. Ayaharera Imana. Urukumva nari ntarasoza rero. Ubwo uri kumva rero babana baraje mu itorero, sibyo? Yinjiye muri korari nibwo akibatizwa. Ya matiko yabo barayazamuye, nuko utahavuga ati yewe we nukubakizwa. Nawe rero gutukana bizamworohera, guhangana bizamworohera. Azavuga turiya se si mwene runaka, uriya se ntaririmba, uriya mugore ntamaze imyaka myinshi, nawe azajya abikora fiyeri, kuko yasanze ababikora bagize gute, yasanze nta kintu bitwaye. Aze mu rusengero abone imico n'ingeso bihari, bazajya bapfa bakivuka. Hari abantu bapfuye bakivuka. Usibye Imana iyo yaguhamagaye irakurera mu mwuka ikanagukurikirana. Yego. None rero hakorwa iki? Ikintu kigomba gukorwa nuko oya simfe no gusenyera Imana, n'umuntu ni wamusenyera ngo bivemo. Abantu ndabinginze uyu mwaka turimo, nibaharanire, kuko niyo message ndayifite. Buri wese naharanire kubaka ibyo yashenye. Hari ikiganiro nigeze nkora mbwira abantu ngo ibyashenywe n'amaboko yawe nta yandi maboko azabyubaka. Umuntu ibyo yisenyeye ni nawe uzabyiyubakira, kuko niwe uzi uburyo yabishenyemo. Ibuye yakuye ku nzu none njye namenya ririhe muyihe nguni? Yewe namenya nimba ari mu nguni, nimba ari hagati, nimba ari ku ruhande. Umva ibyo umuntu yashenye ni ugomba kubyubaka. Ntago nzakubakira nawe ntuzanyubakira, cyane ko buri wese abaza aho yakuye itafari cyangwa aho yomoye ikaro. Inama n'umuti nabagira ni ukuri, reka nkubwire, ntubone iterambere igihugu cyacu ririho. Hari insanganyamatsiko yigeze ivuga ngo kubungabunga ibyagezweho, niko bivuga. Nyamuneka ujye unyibuka, cyangwa se gusigasira ibyagezweho. Yego. Nimba barubatse kaburimbo ntiwazana ipiki rwose ngo uyirimbure bakureke, sibyo? Nimba barateye wa mukindo, ni umukindo ubonye ukuntu ari mwiza, bakawutera bava ibyuya, umuntu yatutubikanye. Erega batanze n'inoti uzi ukuntu henda, umuntu yatutubikanye ari kuwutera, warangiza ukaza ukawurandura. Umva, hariho kubaka igihugu, hakabaho no kubungabunga ibyubatswe. Bishatse kuvuga ngo witambitse ukarandura uriya mukindo, cyangwa ugaca akababi kamwe kamerika kubona, ntuzanapime cyane ko nta n'uwabikora, kereka ari umurwayi wo mu mutwe. Mbese nawe urabyumva. Icya mbere ni ukuwugura, icya kabiri mbese n'amazi yawuvomeye ugomba, kuko nibyo by'ukuri. Yego. Nimba uri umushoferi, yaba ari ibyago ugize, yaba ari impanuka, yaba wasinze, ugakubita ipoto ikabiguye mu muhanda, umva yigure rwose, no comment. Waguza bake, wajya kugurisha isambu yawe, ni ibintu bifatika. Ngenyuza aha kugira ngo mbashe gusobanura iki kintu. Ari ukubaka ugacungira umutekano ibyagize gute, ibyubatswe. Nimba ari amashuri, nimba ari amavuriro, nimba ari iki mu buryo butandukanye, umuntu wese wasenye igikorwa cyubatswe akwiye kukishyura akanafungwa bitewe n'icyo yashenye. Hanyuma reka twigire mu nzu y'Imana. Abankurikiranye, haleluya, tuvugisha ukuri. Kwari uko Imana mwayifashe nk'ikintu kitaba hano. Uzi ko abantu babana n'Imana bazi ko Imana itaba hano ngo iba mu ijuru,
hejuru mu bushorishori. Imana ni Imana itwegereye kuruta uko imyambaro itwegereye. Buriya Imana ni umubyeyi utuba hafi kuruta uko ababyeyi bacu, haleluya, kuruta uko ababyeyi bacu batwegereye. Imana iruta pasiteri, ibana natwe kuruta umushumba, ibana natwe kuruta diyakoni, ibana natwe kuruta umuntu uwo ari we wese. Nimba ari Imana ibana natwe rero, ni Imana igenda ireba ibyagezweho, yego, ireba abo yakuye mu kabari ko baje, abo yakuye mu busambanyi ko baje, abibaga kareba ko baje. Uko yagiye Imana ihamagara abantu yiremeye, irakuzi, hari igihe igiza kubagenzura. None se Isa, yego, hari aho umuntu yashije ikibanza nka mugani wo ntavuze, umuntu asize ikibanza hanyuma yiyubakira inzu ayikorere finisage, umuntu aza kubwira ati mpurufunguzo nyibemo, wazubatse yawe. Imana ihamagare ababandi, uzi n'ukuntu agira imbaraga. Kandi nkwibutse ko hari ibisambo Pawulisi yananiwe gufata, uyu mugabo witwa Kirisito arabifata. Birahari. Hari abatanga ubuhamya ati nimbishaga imbunda, hari uwatanze ubuhamya ngo yibishaga imbunda, se leta ikamukurikirana. Yabimushakaho iki se umugabo wafashwe na Yesu akamukura mu bujura? Hari uwagira icyo arenzaho? Imana ihamagara abajura mu buryo bukomeye, Imana ihamagara abasambanye mu buryo bukomeye, Imana impamagare reka nihereho ariko, Imana impamagara inkura aho yankuye nayo yiyizire, igenda inkoreshe training y'amajoro n'amanywa n'iriya myaka yose bimaze, hanyuma inzani ishyire mu murimo, hanyuma umuntu utazi aho waturutse aza kugusha, aza gusenya. Nimvuga itafari buri muntu ajya areba mugenzi we. Nimvuga itafari urebe mugenzi wawe, nimvuga ibati reba mugenzi wawe, nimvuga ikaro urebe mugenzi wawe. Ni ibikoresho byubatse inzu y'Imana, abantu b'Imana, itorero ni twebwe. Yego, Imana ihamagara itorero, ihamagaye buri wese imukuye ahantu hakomeye, yego, hanyuma uzumugushe, uzumuzimye, uzumusubiza aho yaturutse, asubire aho yaturutse ku bwawe, ave muri korari ku bwawe, ahagarika ivugabutumwa ku bwawe, ave mu muhamagaro kubera wowe, ahagarare asubire ku icupa kubera wowe, asubire ku rumogi, asubire mu kabari kubera wowe umuntu Imana yihamagariye. Uko rero nkubwira ngo iyo bashenye abantu basubira mu byaha, hanyuma iyo bubatse abantu bakomeza gutera imbere mu buryo bw'umwuka. Yego, wahumuriza umuntu mu kigeragezo kabukubisemo itafari, Imana itukomeje kunyubakira sha. Haleluya, haleluya, haleluya. Yego, wamubwira uti ndabona inzara ikwishe, reka nkuzanire disi ikiro cy'isukari yewe n'umuceri utazagwa di ukajya mu bagabo, Imana aranyubakiye. Hanyuma afata umuntu musenye, Imana yo ko musenyera abantu bakabakurikirana, Imana niyo muzasenyera izabakurikirana ihereye hejuru ibakurikirane kugeza hasi. Ubwo rero ni muri uru rwego uhereye nonaha tangira wubaka ibyo washenye. Ubwo mu rindi jambo no kukubwira ngo tangira wubaka abo washenye. Nta yindi nama nakugira, ni ukubaka abo washenye, kubaka ibyo washenye. Itorero ninjye nawe, uri kumwe na mugenzi wawe haranira icyatuma aseka. Uri kumwe na mugenzi wawe ujye uharanira kumushimisha. Uri kumwe na mugenzi wawe ujye umuhumuriza. Turi ibikoresho by'Imana. Imana ishaka kugukomeza ica mu bantu, yashaka kuguhumuriza n'abantu ikoresha. Iyo ishatse kuguha keya ikoresha abantu, iyo ishaka kumwenyura n'abantu ikoresha. Hanyuma wowe ujya gusenya mugenzi wawe ni shitani yari yakunyuzemo. Nusenyera Imana izagusenya, ariko niwubakira Imana izakubakira. Nimusubireyo buri wese yubake ibyo yashenye, kandi ibyo washenye ni mugenzi wawe washenye. Uramenye ntuzongere
Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Murumva rero iki kiganiro twarimo kivuga uruhare rw'umukristo mu kubaka itorero, ariko twarebye uyu munsi mu ruhare rw'umukristo mu gusenya itorero. Utaha tuzareba noneho ni uruhe ruhare rw'umukristo mu kubaka itorero. Birumvikana ko iyo wamenye uruhare rwawe mu gusenya itorero biba byoroshye cyane ko wamenya uruhare rwawe noneho mu kuryubaka. Hakurikiraho iki? Aho bagenzi bacu bene wacu bagiye basugwira mu ntege nke bakagaragarwaho gusenya itorero. Noneho ubutaha tuzareba niki twakora no kugira ngo twubake itorero. Mama M.Charlene uvuze amagambo meza cyane, wavuze ngo aho umuntu yakuye itafari niwe uhazi, nagenda risubizeho. Aravuga uti ibiganza basenyesheje inzu nibo bagomba kubyubakisha inzu. Ibya biganza byasenye inzu, byakuyeho rirakaro, byakuyeho riratafari, nibyo rigomba kubisubizaho. Ari nako wasoje nyine utanga umwanzuro. Kandi itafari ni mugenzi wawe, ntibagira ngo ni amazu bubaka. Yego, murakoze cyane. Hanyuma basengere rwose kugira ngo twongere kubakike, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo icyuma gityaza ikindi. Nk'uko icyuma gityaza ikindi ni kumugenzi w'umuntu atyaza cyangwa se ni ko umuntu atyaza undi. Mureke tubasengere. Mana, ducishije bugufi n'ijambo ryawe, abantu bose bakurikiranye ubu butumwa n'iyi mesaje, ndakwinginze kugira ngo bagucire bugufi, maze uguhindukirira nawe umuhindukirire. Tanga imbabazi ku bagusenyeye, ndabasabiye imbabazi kuko bagiye bagusenyera mu buryo butandukanye, ariko ubasha kongera kubavugurura, ubasha kongera kubahembura, wabasha kubasubiza mu murongo kuko ari abantu bawe, wabasha kandi kongera kubazura no kubakangura bakajya mu mwanya bashakamo. Ndasenze ngo usuke imibanire myiza hagati yabo, buri wese ajye yibuka mugenzi we nk'urugingo rwe nk'uko wabisobanuye hariya. Ndakwinginze kugira ngo ubu butumwa bwubake kandi bushore imizi bugere kure, maze neza ikomeze igaragarire kuri twe no kuri twese. Ndagushimye ko twubatse, ndagushimye ko wubatse itorero, ndagushimye ko wubatse abantu bawe, ndagushimye ko wubatse abadukurikiranye, ndagushimye ko hari icyo uremye muri bo, ndagushimye ko hari ubuzima bushyashya bwo muri Kristo utanze, ndagushimye ko nta jambo rivugira ubusa. Haleluya! Ndagushimye ko ijambo ryawe ari umuhigi, rirahiga kandi rikavumbura. Ijambo ryawe ni inkota, irabaga kandi igahinguranya, rikebera mugi yombi. Ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga. Ndagushimye Mana kubwiza impuguro n'ubu butumwa uduhaye muri aka kanya, abadukurikiranye bose bahembugirwe nabyo. Urakoze, ndagushimye ko wadufashije mu izina rya Yesu. Amen. Mwakoze cyane kubana natwe, turagushimiye cyane Mama M.Charlene, ndetse n'abadukurikiye bari hirya no hino mu isi. Mukore subscribe kuri mwebwe mutarayikora. Ubu butumwa jy'ubufata, ubusharinge, ubusangiza abandi bumve ikimana iba yashyize ku mutima wa Mama M.Charlene mu magambo meza cyane atubwira, akatwubaka cyane kandi tukarushaho gukomerera cyane muri uru rugendo. Hanyuma rero mwakoze cyane, mugiye mukurikira mubone n'ibindi biganiro bitandukanye. Amen.